Ikambanza habwe n'ibyanga. Ndetse ko ndamukiye mwaba nakoze. Aramutse. Bifuzaga ko tuvugana hari serivisi nashakaga. Okay, karibu. Bwira vuba rero kuko usanze naringiye. Nyine mabuja ibyo navugaga urabona njyewe mu rugo ntawe ari muri Kigali n'imfubyi na mushiki wanjye ntawe uhari ntabwo akunze kuboneka nanjye mba ndi mu rugo ndaho ngaho nyine nicaye ibintu byose ni ibibazo nawe urabizi igihe aho kigeze none nabuze uko mbigenza ni ibintu byinshi mfite n'ibibazo byinshi cyane no kubona ikintu nambara ni ikibazo ndetse no ibintu byinshi. None se ubundi muri make uri kunshakira iki rwumbwira iki kuko njye amagambo uri kuvuga ntabwo ndi kuyumva neza. Njye ntabwo ndi ikigo kirera imfubyi uragira ngo ukorere iki? Nyine mabuja ubundi urebye icyo nashakaga ni uko wenda mwampa akazi kose mwampa ubu ngubu rwose bitewe n'ubukene mfite ntagakora. Akahe kazi se? Mabuja uzi akazi nzi guteka, nzi gukoropa, nzi gukubura, nzi koza ibyombo byose ubu mpaye akazi kuba wakanyemereye gusa. None se ubwo ubundi muri make akazi ushaka nako mu rugo? Hari kandi nari nibagiwe mabuja buriya nzi gusasa byataye ngenda bizi njyewe bahita bandikaho nimero ya mbere ko ngiye nzi gusasa no gusasa kabisa nagusasira n'ibintu byose nkabikora kandi tugiye uramutse umara akazi rwose. None se kugira amagambo menshi njye nakwemera gukorana n'umuntu ugira amagambo nkayo njye simbikunda. Ariko nyine nta kazi uramutse umara akazi rwose ni ukuri byanshimisha narindi kukubwira rwose akazi nzi kandi njye nabikora neza ku buryo nagushimisha nka mabuja. Ubwo se wumva wakorera ngahe? Mabuja nyine mwangenera nyine ubuzima niganje ariko nyine akozi gusetsa nakugenera none nagwemba 5 uzayemera. Mabuja 5 se ako kazi kose naba ndi kugukorera kose akushaka kose kandi ntacyo nzajya mugenera nta kibazo. Mabuja nta kibazo gukamaye ahubwo genda witegura utangira akazi kuko nanjye ngiye ku kazi. Kunatanga hai arahita nkubira kose makuru ini sinyewe amafaranga no kizuwe aha niho bita Kigali nanjye kumo hose wasanga bameze neza azayamanyarye hose arasanga hano hose akazi no umuco mabuja ni neza mabuja ariko ukuntu hasa rwose mba nahakubuye ibyo nakubwiraga akazi nakubuzumwiye kuri sineze gutya. Mabuja rega nagira ngo haki ibyo ngibyo nta kibazo ahubwo se mabuja umeze neza iba amagambo ufite bite ufite amagambo menshi mabuja ahubwo nari nanago mabuja rwose ahubwo ni karibu mu nzu ubu ibintu byose nabiteguye ubu meze neza nta kibazo rwose ubanza bakuntumye ariko ntabwo ari bisi. Mabuja hano hari amazi hano hari amazi rwose nibagiwe ko ahubwo se mabuja urukweto rwawe rukandagiye mu mazi gato
neza neza rwahita rwandura ahubwo mabuja we ijya mu mugongo njye imbaraga ndazifite n'ukuri mabuja aho kugira ngo ukandagize ukweto rwawe muri aya mazi rwose ujya mu mugongo ndahakumanura kuko se noneho ubundi ninde wakunda mabuja ibyo ndi kuvuga ni erega inshingano zanjye ni ukukwitaho mabuja ni ukuri rwose ngwino yambabarira akazi naguhaye kumeka ntabwo birimo uyu mabuja ni ukukwitaho hasi mabuja ni ukuri ikirayo ni icyenda uyu mabuja basi yakatire songere kuyakanda ahubwo se urabura kuyakura ngo nsange hameze neza iya mabuja rwose ufite n'amazi menshi uwo nguvuze nyine muri iki gipangu ahantu hose wasanga ari amazi ariko buriya nta kibazo noneho nzajya nyakuruta ibintu byose genda utegure ibiryo niriye ibiryo byahiye kare ibintu byose bisawa ahubwo gusa noneho uno muhungu ndamugira ubu uru rusorori rwose arabona ruri umuntu umwe najua yes mabuja ibi biryo byose babiteguriye ndende mabuja urusorori rwose ni urwawe rwose mabuja mbagira ngo mwiteho bundi rwose uryo uhagarika mabuja ni ukuri cyakoze sinjya mumenyera mabuja ni ukuri umemba neza akazi narakishimiye kandi ngomba kukwereka ko nkabashije ahubwo mabuja nari ko ugiye kumpamagara ngo bazinze nandurire kumbi mbega mabuja rwose ahubwo muryoherwe ewe ndumiwe gusa mabuja ahubwo se mabuja basi wabuze akazi ki se ngucurangira akazi ki niyo wambwira ngo nkubyinire ariko ugiye umeze neza mukubwira ngo uryoherwe byose mabuja ngacuranga ubyine turebe shyiramo akazi ki nakubyinira ni ukuri erega nta kintu ntagukorera mabuja ahubwo mwigere ufungure mabuja ni ukuri pe ase mabuja tuvuge se ugiye kwanga ibiryo nagutekeye ukuntu nabitetse neza hari ibisorori bitoya jya warura mu bisorori bitoya nzanire njye ibiryo ntabwo basi mbabarira ubirye ntibizongere mabuja ni ukuri rwose basi nibabaye basi mbabarira ntabwo nari ndavuze ngo ntibizongere bijyane ushyire mu isorori ntoya unzanire njye mabuja basi mbabarira ubirye byonyine basi ntabwo nzongera kuzana iki gisorori sibyo ntabwo nzongera kukizana ariko genda ubishyire mu yindi sorori ntoya mabuja utanakozemo basi ntabwo ni isafuriya ibi biryo byose urabona nabimara ntasoni mabuja ntabwo jyana ndababaye ko utariye bino biryo genda ushyire mu isorori ntoya ndababaye ariko nta kundi rwose nta kundi reka nze mbigutegurira ibindi kanze kano ngiye nabivamo igihe nahereye nguko ko aka kantu ngiye karambangamira se sheri wikanga nta kibazo da nta kibazo ako kantu uri kuvuga nagaje nje kwicarira hano gutya naka kantu ni direde bashyize mu musatsi none se ubundi urarinda wirebera mu igare wabuze mira mu nzu mira zuzuyemo hariya zose wabuze aho wirebera ariko se ahubwo mfashe izi rinete washeri wanjye yampaye igare nzajya ndijyaho umunyenga papa wanjye yampaye igare nzajya ndijyaho umunyenga ibiryo birinze bihorera hariya murahangana ikintu cya mbere ngiye kukubaza ubundi kano kantu ninde wakakuboheye gutya akosheze ukuri nzi gutwara igare aka kantu ninde wakakuboheye kurura gake ariko kumbabaza ninde wakakuboheye nyine nicyo mubaza aka kantu nyine aka kantu umuntu wakakira turi Kimironko mwari ku isoko Kimironko sangahe mukora iki ninde wakagushyiriyeho hari mu gitondo ariko sanda yibuka nta sana n'imfi twe turi mu kazi twe turi mu kazi sheri si keza se ari muri mu kazi se ukora muri salo ikigirayo ahubwo njye ndashaka kumenya ni umukobwa ni umugabo ni umusore ninde wabigukoreye cyangwa umugore cyakoze reka mubwire cyakoze umva mubwire ni umukobwa akakireho ariko nta bintu birenze ni umukobwa akakireho bisanzwe nk'uko nawe ati umukobwa utinyuka kujya mu musatsi
adakora muri salo ninde mwakoraga iki mwapangaga iki kugira ngubu mvuze umukobwa unutumije ukaraga ikibuno gutyo unutumije urakara gutyo umukobwa si ibintu bisanzwe se oya no kirara base ubwizo nicara kubera ikibanza unsobanurire nose bavuga ko twari turi mu rugo akakujya mu mutwe nandi kintu mupanga nose bavuga ko twari turi mu rugo yambwiye ko yize ibintu byo muri salo yabikoreye muri Amerika ndavuga ati ngogerageza turebe nawe nyine wabishobora yambwira ati ndeka mwereka mu isoko hahindutse muri salo ngenda nakwiyamye ntabwo nakomeza gukundana nawe umva ngenda kwiyamye mwakoraga iki mwari mu biki umva ako sisi turatwara nigare mu kanya umva ndagende kura sindi kumwe nawe sinshobora gukomeza gukundana n'umusore w'indaya nagutwara ku igare ngwino umva hoya turanyonga igare umva mubwira mviri wanjye ugende oya mviri wanjye ugende mviri wanjye ugende uraza kwirebera ako se wanjye umpereza ankusuzwa ngiye gusinzira ubundi se najua ari he najua Ni mabusha. ese bari bagiye Mabusha, nari pikoze ugomba ariko nari kuranje. ngwino nkubwire none se harya nagiye si wambwiye yuko akazi kose ugashoboye Akazi kose ndakazi mabusha rwose akari ko kose wambwira ye nagakora. Kumva. Mabusha rwose kuko ari akazi. Erega nanjye ndabizi nicyo cyanzanye hano akazi kose nahita. nyine numvaga naniwe ejo nakoze akazi kenshi wankoreye ka massage k'ibirenge Massage? Nabyo ndabyiga niyo nawe ntabizi nagerageza ariko rwose mabusha. Rwose erega inshingano zanjye no kukwitaho mabusha wanjye mabusha mwiza urampemba bwakera se tangira nanga ko ugira amagambo mabusha gusa nyine ibikabyo byawe